ko hari n'abandi bavuze imbere yanjye, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu ibyiza byaravuzwe, aho bigeze rero ibyiza biravugwa abantu bakirara. Bikomeye gusa nibyo mbona, ni bikomeye gusa nibyo mbona, ariko ntuzanyangire ibyo mbona. Hari n'abafite ibyiza nabo bazabikubwira, ariko icyo nabonye nuko message mfite birababaje. Nabonye abantu benshi, nabonye abantu ku musozi bikoreye ibifurumba harimo n'ibyo baryamira, mbona bariho barazamuka umusozi, kandi nabonaga ari umusozi utarangira, nabonaga ari umusozi uhanamye. Imana irambwira ngo nimbwire abantu musenge, abantu nimumfasha gusenga, dusenge, kuko ntabwo ngo waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki inshuti yanjye? Gusenga ukabivamo ejo ukabisubiramo, ko n'aka kanya wajya kubona ukabona impanda iravuze, waba wararuhiye iki? Wabigumyemo bigumyemo, kandi igihe ko kigeze inshuti zanjye, igihe ko kigeze wabigumyemo bigumyemo. Nta handi rero ubwihisho buri, nta handi ubuhungiro buri. Ndagira ngo mbabwire ko ubuhungiro buri kuri Yesu. Mureke dusenge inshuti zanjye, mureke dusenge, kuko reka mwese mbabwire ngo ineza y'Imana rero nibane namwe, kandi umugisha w'Imana bomwe ndetse n'abanyu bose ku migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye, turabasuhuje. Ariko kandi tuhaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kivuga butumwa. Mugubwe neza rero, turabakunda, Imana ibishimire, kuko Imana nayo ibakunda kuturusha. Imbere nepo ubavugisha, ndi kumwe na Mugabe, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Imana igenda ikoresha imirimo itandukanye mu gihe nk'iki ngiki. Mugabe, turakwakiriye. Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Meze neza? Ndaho uko biri kose. Njyanamba baca umugani ngo biraruta kuyanyweraho. Biraruta kuyanywera aho? Biraruta kuyanywera aho? Yego. Ngo bashatse kuvuga iki? Nyine biraho uko biri kose. Ntabwo ari kimwe nk'uko amazi wayanyweraho, nicyo bisobanura. Kuko baravuga ngo biruta kuyanyweraho. Muri macyo ntago bimeze neza nk'uko ubyifuza. Ni imvange. Biraruta uko biri, biraruta. Akora muri byo ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Gusa ntura amahoro. Ndamahoro uko biri kose. Yes, twishimiye kubana nawe rero Mugabe, katugusa noneho usuze aduteze amatwi muri kano kanya. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, kandi ndabakunda. Niyo mpamvu mbangarutse ngo tuganire, niyo mpamvu mbangarukanye kubabwira, kugira ngo mube maso, kugira ngo Imana y'amahoro turushaho kugumya kwitegura. Kuko turi mu bihe bikomeye. Turi mu bihe bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ubundi nkunda kubwira abantu bakuze. Ngo abato ntibakure, bayibwira abakuze gusa. N'abato nabo ntibakure mu mutwe. N'abato nabo bakure. Yego. Urakoze cyane ku ndamukanyo nziza cyane. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro igushyikire mu butumwa bwiza ugiye gutambutsa muri kano kanya. Reka nsaba umuntu wese duteze amatwi rero, kugira ngo abanatwe kuva dutangiye kugeza dushoje aze guhabwa umugisha w'abitabiriye cyangwa se wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri uno munsi. Reka tugusane noneho usenga Imana, ukomeze tugezeho n'ubutumwa uko Imana yaguhaye. Ni karibu. Turagushimye Mana yacu, Mana nziza,
tugushimiye kugira neza, tugushimiye Kristo ko ukomeje kuturengera, ukarengera ubwoko bwawe, ukarengera abagaragu bawe, ukarengera abajakazi bawe. Komeza kuba mu ruhande rwacu rero, dushyigikire, niwe twisunze, bana natwe, rinda abanyarwanda, ukomeze kubarinda impanuka mu izina rya Yesu, barinde inkongi z'umuriro, urinde abarwayi, urinde abari hanze, bose ubagirire neza, bakugiraho umugisha. Bana natwe muri byose rero, turaguhamagaye ngo urukire kutugira neza muri iki kiganiro, kandi ikiruta byose gikore ku mitima ya benshi. Mwami, urushe kugarura za ntama zawe zazimiye, ngaho uradushyigikire, kandi ufite umutima umenetse wese ugushaka umusange umwereke gukora Imana. Urakoze rero ko twumvise, kandi urakoze ko urutse kubana natwe. Turasenze kandi turizeye ko uje, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Reka rero ukomeza. Reka turirimbane umuririmbyi wa 396 mu ndirimbo zo gushimisha. Mudufashe n'abamufite ibitabo. Magana 396 ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha. Umuririmbyi wa 396 turirimbe mu izina rya Yesu. Nihe abizera bazajya kuba, muri iyi si ntaho tuzakirira, naho nta hantu hatagerwa n'umubisha. Ibi bintu twabihungira, naho mu isi ntaho, n'ijuru n'iwabo wabizera, naho mu isi ntaho, n'ijuru n'iwabo wabizera. Tuzimuka mu isi tugera iwacu, naheza twubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza, yubaka mu isuku tutarabona, niho n'iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, niho n'iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu wacu, Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira, n'impumyi zigira zabarengera. Muze mwese dushengerere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza. Muze mwese dushengerere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza.
n'umukiza. amina. Amen. muririmbyi aririmba neza ngo nimuze mwese dushengerere kandi mu ijoro tuzimana n'umukiza. Imana itugirire neza. Igitera cya mbere aravuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzimuka, tuzazirira, muri iyi si ntaho tuzakirira, ni ahantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibibi nta hantu twabihungira. ko ni ukuri, ibibi nta hantu twabihungira, ngo mu ijuru tuzimana iwabo, mu ijuru niho iwabo w'abizera. ku gitera cya mbere ngo mu ijuru niho iwabo w'abizera. ese koko urumva nawe muri aka kanya wisuzumye, urumva usanze nawe koko uri muri uwo mwanya, uri muri uzajya iwabo w'abizera? ndagira ngo wisuzume n'umutima wawe muri aka kanya udukurikiye, wisuzume koko urebe niba iwabo w'abizera, nawe urebe koko, wisuzume wumve neza ko nawe koko ariho iwawe, ariho iwanyu, ariho uriho uharanira. ese nta shyari waba ufite? ese nta mutima mubi waba ufite? ese Yesu we Mana gutabare, ndagira ngo wisuzume muri aka kanya, wisuzume urebe ese koko nta bikuzitiye mu mutima wawe. ndagira ngo wisuzume muri aka kanya urebe. kabiri ahanagera aravuga ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, ni aheza twubakiwe n'umukiza. ese koko nawe mubimukurimo? ese koko nawe mubimukurimo? ndagira ngo wisuzume urebe koko niba mu bagomba kwimuka nawe urimo. wisuzume muri aka kanya urebe niba umwanya urimo, niba nawe ugomba kwimuka, wisuzume urebe. ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, n'aheza twubakiwe n'umukiza. ngo ku Mana yacu hariyo amazu menshi yubakanwe isuku tutarabona. ngo niho iwacu, ni ubuturo tuzaturamo iteka ryose. nshuti yanjye, nshuti nziza, wowe nkurikiye, wowe utagira ishyari, wowe usenga, nawe udasenga, nawe ufite ishyari, nawe utarifite, nawe uri mu bibi, ndaguhamagarira kugira ngo aka kanya wisuzume, ureke ishyari, ureke amagambo yakokamye, ureke ibibi byose byakokamye, wature usabe Imana imbabazi kugira ngo nawe uzature muri ubwo buturo bwiza tuzahoramo. Yesu aduhana umugisha. gatatu arongera avuga ngo Yesu niwe ugira amahoro meza. Haleluya. ngo Yesu niwe ugira amahoro meza. ese koko urumva ushaka amahoro muri aka kanya mu mutima wawe? niba ushaka amahoro mu mutima wawe, niba ushaka kubaho unezerewe muri wowe, niba ushaka kubaho utababaye muri wowe, ndagira ngo ureke ibyo byose, usange Yesu niwe ugira amahoro meza, niwe uzagutura umutwaro w'ibyaha. Imana itugirire neza. ngo ni ubuturo tuzaturamo iteka ryose. niba ushaka kubuturamo rero, nakubwira nti karibu, ngwino kwa Yesu. ni byiza kwa Yesu, ubaho wumva unezerewe muri wowe, ubaho nta mutima ugucira urubanza, ubaho nta gomwa ufite muri wowe, ariko banza wihane kugira ngo tuzabane nawe muri ariya mazu menshi yubakanywe isuku ab'isi badafite. ndagira ngo rero nawe uve mu byo wari urimo, ugarukire umwami
nk'umukiza wawe. Gatatu hepfo haravuga ngo abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigire. Haleluya. Mu mwizigire cyangwa mu kinyarwanda mu mwiringire. Imana duhana umugisha. Ni mu mwizigire. Muze mwese dushengerere. Ngo ni muze mwese dushengerere mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana tugirire neza. Mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Nta wundi munezero tuzagira, nta bindi byishimo tuzagira. Ibyishimo tubitegereje ariko tugeze iwacu mu ijuru. Yesu atubwira ati nimuze abakoze neza, nimuze mwicare murye munywe, kuko nibyo twarasonje, inzara yaratwishe, ntabuze ibyo turya, turi ibyo duteka, tubura inzu zo kubamo. Ariko mu ijuru ndakubwira ngo ushobora kuba warabibureye mu isi, ariko haranira ijuru, mu ijuru, kuko ibiriyo byose biraruta ibyo mu isi. Nawe wiringiye iby'isi, ndagira ngo ni ukuri nkubwire ngo reka kwiringira iby'isi, ahubwo iringire iby'ijuru. Yesu aduhana umugisha. Niba ufite umutima rero wo kwatura, ugasaba Imana imbabazi, kumva ushaka kwegera Imana cyane kuruta imyambaro wambaye, niba ushaka ko Imana ikwegera cyane kuruta imyambaro wambaye, ndagira ngo nkubwire ngo ihane kugira ngo nawe uzaboneke muri kiriya gitaramo cy'abera, uzabone nawe uri muri ziriya nzu zubakanywe isuku tutarabona, nawe kugira ngo uzimane n'umukiza. Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Tumaze kumva rero amagambo meza cyangwa ijambo ryiza uyu muririmbyi yaririmbanye ubuhanga bukomeye, ngo mu ijuru tuzimana n'umukiza. Ariko se koko akaba muririmbye ngo waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki inshuti yanjye? Gusenga ukabivamo ejo ukabisubiramo, ko n'aka kanya wajya kubona ukabona impanda iravuze, waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Wabigumyemo bigumyemo, kandi igihe ko kigeze inshuti zanjye, igihe ko kigeze wabigumyemo bigumyemo. Yesu aguha umugisha niba uhindukiye ukihana, niba uhindukiye ugasaba Imana imbabazi, niba uhindukiye ibibi wakoraga byose ukabireka. Yesu aguha umugisha. Murakoze rero, reka ntambutse message, ntago ndi bubatindire, ntago ndi butinde. Murabimenyereye ko ntajya nkora ibiganiro birambirana. Nagiye kubona rero mbona Imana inyereka ibintu bikomeye. Ni ibikomeye gusa nibyo mbona. Ni ibikomeye gusa nibyo mbona, ariko ntuzanyangire ibyo mbona. Hari n'abafite ibyiza nabo bazabikubwira. Ariko icyo nabonye nuko message mfite irababaje. Nabonye abantu benshi cyane, mbabona barimo burira ibiti, abagore bakurira, abana bakurira, abagabo bakurira, kuko nabonaga hasi y'ibyo biti abantu bari buriye ari benshi, hafi igihugu cyose. Mbona hasi hari ibintu bimeze nk'intare by'ibikoko byashakaga, byariho bibasumira ngo bibarye. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwizera, hamwe no gukomera, abantu basenge kugira ngo babone ubwihisho, nta handi rero ubwihisho buri, nta handi ubuhungiro buri. Ndagira ngo mbabwire ko ubuhungiro buri kuri Yesu. Mureke dusenge inshuti zanjye, mureke dusenge, kuko gusenga ni byiza, gusenga byemeza umutware. Kandi nzi ko
mu gusenga tuzasarura. Mu gusenga tuzasarura rero ndagira ngo mbabwire ngo ni mube maso, mukomere kandi mukomezanye. Ni ukuri dusenge kugira ngo tubone ubwihisho, kugira ngo biriya bintu nabonye hasi abantu barimo burira babihunga. Ni ukuri dusenge dusaba Imana ngo iduhe ubuhungiro. Dusenge dusaba Imana ngo iduhe ubuhungiro. Imana itanga ubuhungiro ku babyeyi, Imana itanga ubuhungiro ku bana, Imana itanga ubuhungiro ku bapapa, Imana itanga ubuhungiro ku basore, Imana itanga ubuhungiro ku bakobwa, Imana itanga ubuhungiro mu ngo, Imana itanga ubuhungiro muri byose. Ndagira ngo dufatanye gusenga kugira ngo Imana itange ubuhungiro, kugira ngo Imana itange ubuhungiro. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itange ubuhungiro, kuko ntabwo byoroshye. Abantu nibasenge, abantu babe maso basenge. Ikindi rero nabonye nanone giteye ubwoba, nabonye giteye ubwoba cyane. Nabonye abantu benshi, wari umurongo munini cyane, umurongo ariko ninkubwira umurongo ntuwumve wo muri Bibiliya cyangwa ngo wumve wo mu ikayi cyangwa wumve wo mu gitabo. Ni umurongo w'abantu, kwa kundi abantu batonda umurongo barimo bagenda bari ku murongo umwe. Nabonaga uwo murongo w'abantu benshi, kandi nabonaga abantu benshi cyane bari bikoreye ibiryamirwa, bikoreye buri kimwe cyose, bariho bazamuka umusozi, bari ku musozi, bariho baterera bazamuka. Ndagira ngo usengere uyu musozi abantu bariho bazamukaho ari benshi. Icyongeye bari bikoreye buri kimwe cyose, ibiryamirwa, ibiki byose. Ndagira ngo abantu babyumva neza, abanyamwuka babyumva, bamfashe gusenga. Abantu bamfashe gusenga, ndimo ndabisengera. Abantu musenga mumfashe gusenga. Ndagira ngo mbabwire ngo mwimvunisha nimumbabarire, mumfashe gusenga kuko birakomeye. Ngere mbabwire message mbi nabonye abantu ku musozi bikoreye ibifurumba, harimo n'ibyo baryamira. Mbona bariho barazamuka umusozi, kandi nabonaga ari umusozi utarangira, nabonaga ari umusozi uhanamye. Imana irambwira ngo nimbwire abantu musenge. Abantu nimumfasha gusenga, dusenge kuko ntago muri urugendo byoroshye. Hari imisozi y'ibigerageza abantu turimo tuzamuka. Nimudufashe rero dusenge, mwituvunishe, mube maso dusenge. Neza message nari mfite. Yesu abaho umugisha. Imana iguhe umugisha ku butumwa utambukije, kuri message zitambutse. Tugiye ko ari message zikomeye, ariko hari igihe bazaba batatu kubera iki Mugabe iteka ryose abana ibintu bikomeye no kubera iki umuntu uzamusubiza ngo iki. Hari abazabyibaza cyangwa hari ababyibaza, ariko ibyiza byaravuzwe, ibyorohejwe byaravuzwe. Ntabwo ari igihe muhanuzi njyenyine, ariko ntekereza ko hari n'abandi bavuze mbere yanjye. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu, ibyiza byaravuzwe. Aho bigeze rero, ibyiza biravugwa abantu bakirara. Niyo mpamvu n'ibibi bigomba kuza. Kandi biza bireba abantu, ntabwo biza bireba igiti.
ese impamvu ibyo bibi biza nuko abantu biraye abantu bariraye ntibashaka gusenga, abantu bashaka ku gusenga cyumweru barahuze. abantu bose bajya gusenga mu materaniro ku cyumweru abantu bagiye mu materaniro, ku wa gatanu abandi baba bagiye gusenga, ku wa gatandatu abandi baba bagiye gusenga. Uvuga gute ko abantu batari gusenga kandi tubona abantu bagiye mu materaniro? njye ntabo mbona kandi we niba uriho ubabona Imana ntibabona uko bikwiye. Ushobora kuba ureba ukabona abantu benshi batonze umurongo bajya gusenga, ariko abenshi ntabwo baba bagiye gusenga. Harimo n'abayobya abandi. Ese ubu nta nsengero ziyobya abantu? Ntazihari se? Ntabwo mbizi. Zirahari. Zirahari. Ariko hari n'izitobya abantu. Hari n'izitobya abantu. Nazo zirahari. Ndi kwibaza noneho ni gute uwo muntu tubona ko abantu bajya gusenga, ni gute bajya gusenga kandi bakemerwa n'Imana, kuko tubwiye uko basenga kose ariko Imana ntibibona. Ntabwo Imana ibona ko basenze. None bakora iki kugira ngo gusengwa kwabo kunwe n'Imana? Biragoye. Biragoye kuko buri wese mu ruhande rwe ntekereza ko yaca bugufi agasaba Imana imbabazi niba hari ibyo yagiyemo bidahesheje Imana icyubahiro, yasaba imbabazi. Naho kujya mu rusengero akajya kwerekana umwenda mwiza yaguze, inkweto nziza yaguze, imodoka nziza yaguze, ntabwo gusenga ari ubutembere. Ntabwo gusenga ari ubutembere. Abantu nibasenge bashyizeho umutima kugira ngo Imana ibabone neza. Yego, tugenda tugana ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Sinzi niba ubutumwa bufite waba urangije kugira ngo tugane ku musozo. Icyo nsorezaho mvuga ni uko abantu baba amaso bagasenga, kandi buri ibintu mvuze kabiri gatatu nsubiramo, ntekereza ko ntabwo ari ubusa, ntabwo ari iby'ubusa, ntabwo ari iby'ubusa. Abantu bakwiye gusenga, kandi nibadasenga ibibasengesha biraje. Ushatse kuvuga iki? Iyo badasenga ibibasengesha biraje. Buriya iyo ikintu kitarakugeraho ntabwo wasenga. Yego, abantu nibasenge, nanjye ndimo nawe urimo. Nawe usenge, nanjye nsenge, n'undi wese asenge, kugira ngo tube maso. Abantu basenge. Yego. Reka ntambutse nimero yanjye ya telefone, ariko muzajya munayibona kuri skirine. Abakunda gukurikira Mugabe TV1, n'abakurikira Umusaraba TV, ndetse n'abakurikira Ibyizerwa TV, nimero yanjye muzajya muyibona. Ni 0788 96 97 41. Yesu abaho umugisha, ndabakunda, ariko intego y'ikiganiro agira ngo tube maso dusenge. Amen. Reka dusengera Imana. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ko ukomeje kuburira ubwoko bwawe, tugushimiye Kristo ko uduhagazeho, komeza kuduhagararaho. Rero urinde abantu bawe baremye, ubarinde uriya musozi mu izina rya Yesu Kristo, uturinde uturengere, kandi ndakwinginze Uwiteka ngo ukurikirane iki kiganiro wese umuhe umugisha, umuhe umutima wo guhindukira, wo kwihana akanga ikibi, ngaho rukira kubana natwe. Turasenze kandi turizeye ko utwumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha.